nyine batsinzwe. Ikindi Mikel Arteta amaze gutsindwa na City imikino 10 yose ya Pep Guardiola. N'ubwa mbere Mikel Arteta atsinzwe imikino myinshi ayitsindwa n'umutoza umwe, inshuro 10 atsindwa na Pep Guardiola. Hanyuma ndimo ndavuga equipe Arsenal imaze gutakaza FA Carabao Cup enye ziheruka nta nimwe yatsinze. N'ubwa mbere Arsenal ikinnye finale enye ikaburamo nimwe, ndavuga ikabura igikombe izana mu rugo. Mugani wa ndirimbo bati iki kwita umugabo rwose nicyo zana mu rugo, ubwo icyita umugabo Arsenal ntabwo irakibona ngo kizane mu rugo, ntabwo iragishyira mu rugo muri rusange. Uti koma physique ntabwo numva uburyo Rice yatsinzwe imbere y'aba Silva rwose abigendana nk'umuyaga n'abasheriki, ariko ndabyibuka wambwita uburyo buri technique rwose wabyumva ndetse ukongera ukabyumva uburyo buri technique kuri Silva n'umuvandimwe witwa Alan Sheriki. Ariko uravuga uti muri rusange Arsenal none yatakazaga imikino myinshi, uravuga uti ntabwo nabura no gushyira ikosa kuri Mikel mu buryo bwo gukontorora umukino. Niba ntibeshye numva rumaze gusa nonoshaho gake, twari tugiye kubyinjiramo neza. Twari tugiye kubyinjiramo neza. Mbappe Arsenal yagumanye umukino ku rwego rwa 38%. Manchester City igira 62%. Bisoneka igihe kinini Arsenal yirukankaga inyuma y'umupira. Yirukankaga inyuma y'umupira, Manchester City irimo gutembera cyane muri second half. Arsenal utajyana ni second half gusa, na first half niko bimeze. Ko first half Arsenal yabwigize 39, Man City igira 61. Ariko gibuze mu cyambere nageraga imbere zamuka bibona. At least yageragayo. Turaza no kugaruka ku cyo Pepe yahinduye mu cyo cya kabiri kugira ngo noneho bayiminimize burundu, bayimareyo, bayisoze. Mu cyo cya mbere yagize 39, sigira 61. Mu cyo cya kabiri Arsenal yagize 37, City none igira 63. Urumva ni ibice byombi byo kurushwa. Arsenal yagerageje pass 332, City igerageje 546. Ni ikinyuranyo cya passe 214. Passe zonyine Manchester City yateye n'izo Arsenal yateye ku bakinnyi bose. City yabarushije passe 214. Now Mbappe, reka duhere ku rugamba rwo muri mediane. Urugamba rwo muri mediane tukibonamo Kai Havertz wagiyemo kubera ikibazo cy'imune cya Beresheze, tukibonamo Declan Rice, tukibonamo Martin Zubimendi. Twatekerezaga ko iyo mediane icyaba cyose ntago urugamba rusaba ingufu muri mediane yarutsindwa. Kuri Manchester City tukibona Rodri, Bernardo Silva na Sherki, ntago twatekerezaga ko Arsenal biri buyorohere kuyirusha mu bijyanye n'iby'ubwenge biri technique muri mediane. Kuko twavuna playmaker babiri n'umukasero umwe, kandi nawe ufite karite nziza mu kwegera imbere. Mu bakinnyi beza bakina begera imbere no kugumana baro. Twiyumvishaga ko Arsenal yatsindwa muri kimwe, City gatsinda mu kindi. Ko dukemanga ubushobozi bwa Bernardo Silva mu kwambura imipira, Ryan Sherki na Rodri burya nubwo arimo agaruka, ariko fitness wise ntago habuze abatabura kubikweshoninga ko Pep yakabaye mushakira undi muntu ukina nko mu box to box, yaba Tijani, yaba umwe muri abo ngabo cyane ko Leiri ushobora gutuma atarangaza cyane ko na Manchester City itarifite defense yabo ya mbere mu mutima wa defense. Harimo Gehi, harimo Ruben Dias, yewe nubwo harimo Gvardiol, harimo Ake udakunze gukina no sezo kwera ikibazo cy'imvune, harimo na Abdokodir Kusanov nawe w'umubenche. Twiyumvishaga ko rero kugira ngo iyi City birinzwe at least yabifitemo nibura umukaseri na box to box n'umuntu ushobora gukina nka nimero 8, playmaker akaba yaba umwe. Ariko Pep yaduhinyuje. Pep namubonye nk'umuntu washatse kwereka isi ko ibyanze kuri Madrid, nubwo benshi twabinenze ikipe yayipanze mu buryo budafite uburinganire. Yashatse kubereka ko yabikora kuri imwe muri equipe nziza kwisi akayitsinda. Ura Pep urabizi ko n'abakunda guhangana. Akenshi muri kunenga ibitekerezo byane yabyitsaho cyane kugira ngo abereke ko icyo gihe atari yibeshye, ahubwo ari umunsi mubi wabaye, ariko atari yibeshye. Nubu ngubu nubwo yahinduyemo utuntu duto, ariko byajyaga gusa. Sasa reka duhere kuri urugamba rwo muri mediane.
reka dufate umukinnyi ku mukinnyi, reka duhere kuri Zubimendi Mbappe. Zubimendi muri iyi match yakoze kuri bari inshuro 41, yagerageje pase 33, ariko muri zo 33 yagerageje 23 zonyine nizo zageze ku bantu yifuzaga ko zigeraho. Izindi Manchester City yazitwaraga, yatakaje baro inshuro 11. Declan Rice yakoze kuri baro inshuro 67, yagerageje pase 49, 40 zonyine nizo zageze ku bantu yifuzaga ko zigeraho. Bisone ngizindi 9 yazitanze bazifataga. Yatakaje baro inshuro 15. Kai Havertz mereye kubabanjemo yakoze kuri baro inshuro 30, agerageza pase 18, 10 zonyine nizo zageze ku bantu yifuzaga ko zigeraho. Yatakaje baro inshuro 12. Usiyo bisobanuye mfashe bano batatu batangiye muri mediane ya Arsenal, banatsinzwe ari bo barimo. Arsenal mediane yabo yagerageje pase 173 zonyine abarizo zigera ku bantu. Icyambere cyo cyumvikanamo hano ni iki? Pasi 100 kuri mediane ku minota 90 ni nkeya. Ni nke cyane. Ni nkeya sinzi niba abantu bakumva iminota 90 ekipe ya mediateri bayo batatu bakagerageza pasi 100 gusa 73 arizo zageze ku bantu. Izi 73 ni pasi tujye kuguruka kuri Rodri yateye wenyine akazirenza. Byibuze mediane nziza mu mukino yari abakinnyi beza batatu bari muri 250. Nibura batatu batatu 250 rwose. Umwe nibura barirwa kuri 60. 70 gutya vuga 70 aba Pedri bo 70 barazikubita na 80 barazikubita. Ariko Arsenal mediane yabo y'abakinnyi batatu bagombaga kwihereza uburinganire, bagirageje pasi 100 zonyine, 73 zonyine nizo zageze ku bantu. Urukumva icyo kintu ahangaha icyo bisobanuye muri pasi 173 zonyine zageze ku bantu ari batatu, 27 bazihaye Manchester City, bayisubije possession. Arsenal iyi mediane yabo ya batatu yonyine yatakaje imipira 38. Imipira 38. Hari pasi zitageze ku bantu ariko no hari no gutakaza baro. Imipira 38. Arsenal ufashe mediane yabo bose kari batatu bari ababanjemo bakoze kuri baro inshuro 78 ari batatu. Iki kintu ni ikibazo gikomeye cyane mu minota 90 aba mediateri batatu, nubwo Kai Havertz yaje kuvamo, ariko kuba bakoze kuri baro inshuro 78 nazo ni nkeya. Byibuze ubwo buri mukinnyi arabarwa imipira 26 ni nkeya. Bisobanuye hano kwerekeye, reka bansobanure kuri Manchester City ubu neza sobanura impamvu ari ikibazo gukora ku mipira mikeya no gutera pase nyinshi zitagera ku bantu, yewe no gutera pase na nkeya. Hari no gutera nkeya ariko zageze ku bantu, hari no gutakaza umupira. Bisobanuye ngo Manchester City buri mwanya bayihaga icyuho cyo kubataka, cyo kubifite baro. Kuri Zubimendi wakoze kuri baro inshuro 41 agatera pase 33, 23 zonyine ariko arizo zageze ku bantu. Ku rundi ruhande Rodri wakiraga imipira ivuye muri defense no muri mediane ayakira kugira ngo ikipe ikomeze ubutembereze, yakoze kuri baro inshuro 100. Muri zo inshuro 102 yateye pase 93, 83 zigera ku bantu. Nibura 89% pase za Rodri zageze ku bantu. Hano bisobanuye ngo Rodri yabonekaga yari ahantu hose, yashoboraga kwakira niba amapasi yateye n'inshuro yakoze kuri baro biruta abakinnyi batatu ba Arsenal babanje muri mediane. Inshuro yakoze kuri baro n'inshuro yateye pasi biraruta mediane ya Arsenal. Wabyumva kubera ko uyitwa Kusanov n'umuvandimwe witwa Akhenaton bari ambere bayisoreraga kuri nde Rodri yazaga kubakira ko arabizi ko atakiri mu Rubendi yazana n'abaguhimaka. Yego ariko Rodri ubwe wenyine it means Arsenal yose yarayifite ku mugongo. Niba yayirushije gukora kuri baro mediane yabo akayirusha gutera pase nyinshi mediane yabo, ndabafata ari batatu, mubafata ari batatu mutagira ngo n'umwe ari batatu, Zubimendi, Rice na Kai.
ubwe yabarushaga gukora kuri baro n'amapase menshi ubwe wenyine yari igisubizo kugutembereza umupira wa Man City mu gihe muri Arsenal byasabaga effort ya batatu ariko nabwo badashoboye kunganya na Rodri. Tujya kuri Bernardo Silva yateye pase 66 60 zigera ku bantu akora ku mupira inshuro 80. Already Bernardo Silva wenyine inshuro yakoze kuri baro nawe ararusha abakinnyi batatu ba Arsenal bari muri mediane inshuro yakoze kuri baro. Tujya kuri Ryan Sherik ubwo kuri Bernardo ni pase 66 60 zigera ku bantu 6 zonyine nizo yayobeje. Ryan Sherik yakoze ku mipira 73. Ahangaha niho mediane ya Arsenal yonyine imurusha ko ifite 78 ariko Sherik urumva ko nawe yari close ari hafi yabo atera pase 51 45 zo zageze ku bantu. Hano rero icyumvikana n'iki mpamvu iki kintu nyigarutseho mediane ya Arsenal ntago babonanaga n'abakinnyi babo yaba basohora umupira bayikuye muri defense yaba nabo ubwabo muri mediane mu kuwutembereza bakinana nabi imbere babo bakina nabo mu mande babo yewe banashobora no gukina n'abadefenseri babo. Availability no kuboneka kwabo ntago kwagaragaraga ariko kubera iki kutagaragaraga Manchester City buriya buryo Pep yayirekuye akayishyiramo playmaker benshi na Antoine Semenyo na Jeremy Doku na Eric Brot Haaland buriya buryo bagendaga bafunga amazone Arsenal ishobora kunyuzamo imipira. Arsenal igisubizo cyabaye ikihe inshuro nyinshi imipira bayiteruye bashakisha Victor Gyökeres tumaze igihe kinini tuvuga ko imipira ya mbere yakira ku kirenge adakunze kuba mwiza akunze kwitakaza nawe ahubwo wakenshi abashaka mukora izo kombinezo mwemuze kumucunga mubona amaze gushaka inzira mu icomeka amaze kugira muri wingi zanyu mucomeka imbere y'uko ariko nabi igisubizo ngo cyo kuyiterura mumushaka imbere ngayi holding umupira ushyire ku gituza umanura kirani na bagenzi inshuro nyinshi yamburwa umupira. Arsenal ari pressing nziza ya Man City yayitumye gukura umupira inyuma biyinanira mu bisubizo bashatse babishakira ku mukinnyi utari mwiza muri ibyo bintu. Otherwise ku bwanye navuga ngo Arteta kibibona ko igisubizo kiza kuba icyo Gabriel Jesus yari kuba umukandida at least washobora kwakira umupira akaba yawugumana amasegonda runaka akina na bagenzi be. Uburyo n'igisubizo cyaba na Kai ari uri kuri attack ari we target man ari we muntu none imipira siva muri defense iri mu kirere ireba ahangane n'aba defenseur ko Kai afite umubiri mwiza afite ni muremure ikindi buriya no ku kirenge Kai ntagari mubi oya Kai umutekinisiye ari yaminiye ariko Kai yari oblige gusubira inyuma kujya kuzana imipira na ba Rice na ba Zubiko byasaga nk'ibyanze imipira myinshi bari bitewe bashakisha Gyökeres muri no match bitakundi yose ko binamukundira gake ndakona it's almost ntibijya bipfa kumukundira kumupira ngo ari buze kwakira ari we gisubizo cya nyuma ngategereze bagenzi be bazi akenshi zo baro arazitakaza. Ikintu nk'emo kuri ibyo bintu maze kuvuga cyane mu buryo bwo gutakaza baro ndetse no mu buryo batsinzwe mu buryo buri technique no buryo Kai byamugoye kugira ngo yadabutse kuri iyo mikinire umuntu yakuramo isomo ry'uko kuba Mikel yabuze Eberechi Eze ari muri kimwe byatumye atakaza uyu mukino muri Angle. Turimo turajyana nigeze kuvuga ngo Arsenal yatsinzwe mu biri technique byihariye ku bakinnyi ubushobozi bw'abakinnyi kuri technique do balo nigeze kuvuga icyo kintu bagitsinzweho. Eberechi Eze yaza kuba arimo mpamya ko control yari bwiyongere. Ubundi umuntu witwa Eberechi Eze umuntu witwa Martin Odegaard Eberechi Eze Martin Odegaard n'umuntu witwa Carafiori kuri gatatu cyangwa se Roy Ismail Zeskeri kuri gatatu abo bantu bongerera control Arsenal bivuze ko Arsenal yabuze playmaker kuri uyu mukino sinzi niba kimwe mu rufunguzo rwo gutsindwa uyu mukino njye nawe turi kubyemeranya yego yiza ko ifitemo Eberechi Eze ushobora kugura igihe afite umupira ushobora kuba comfortable mu kwakira baro akaba atari butinye Eze wa Arsenal ni nka Sherik cyangwa Silva Man City nuko ngo cyangwa Martin Odegaard ubwo nawe yababera nka Bernardo wa muntu uri bwakire baro at least akaba comfortable agahindukira impande zose kandi akajya nagaragara kugira ngo baro ayihabwe
anaboneka buriya na availability mu kibuga rigiye umukinnyi usanga yamugoye. Odegaard buriya aragaragara cyane kugira ngo abo kenshi tukamushinja ngo ubushaka kugaragara ariko ugaragarira inyuma cyane. Ibikorwa byawe iyo wamaze kuzamura ikipe mugenda mukinana biba biki imbere zamu rya adversaire. Nicyo dukunze kumushinja hano kuko isuka ajyaho nacyo ntacyo bitwaye. Arteta biraza kuza muri mismanagement ziyo. Na reka nkwereke Kai Havertz na Victor Gyökeres bashakirwagaho ibyo bisubizo byuko imipira yo mu kirere baba igisubizo. Kuri iyi match bomba ari babiri bateye umupira umwe ugana mwiza ari babiri umupira umwe wonyine ni wabavuye mugana kwizamu watewe na Kai. Sini ubyuka minota ya mbere umuzamu Trafford amupangura yakoze axe eshatu arebana na Kai bamushose ubwa mbere ubwa kabiri n'ubwa gatatu akora umupira nabibuka ko Kai Havertz ari babiri bombi ishoti rimwe ryonyine naryo rya Kai nta hirwi rya ryose bigeze barema. Passe 25 bagerageje bombi 13 zonyine nizo zageze ku bantu batakaje imipira 21 you understand that imipira 21 bisobanuye ngo uwo ni playmaker wa Arsenal kuri uwo munsi. None muri duel 21 bagiyemo batsinze 3 gusa. Bisobanuye ngo nico bari niyo mu buryo bwa tekinike byari byabananiye n'ingufu bari bwa applying muri defense ya Manchester City kugira ngo bayimenase. Tubone Abdulkadir na Anthony Ake bahangayitse tubone Rodri yahangayitse muri duel 21 bagiyemo batsinze 3 zonyine. Icyo bisobanuye ngo ne gake mbona Anthony Ake akini defense atuje. Icyo bisobanuye ngo afite pressure rwose yaba biri technical byabananiye. Ndavuga babiri yari playmaker n'umwataka ubwo nibiri physique navuze ngo at least mwatsindamo kimwe kugira ngo mwizere gutsinda umukino. Ushobora gutsinda ikiri physique ikiri technique wenda kikaza kukugora ariko uburyo buri physique ari giye buguhereza amahirwe kurusha adversaire kwera ko wamurushije ingufu ariko ntagaruko byagenze kuri mugoroba. Now icyo kintu tukiri aho ngaho birazana Man City passe 210 zageze ku bantu Arsenal 188 bisobanuye ngo Man City rabarusha passe 155. Manchester City yonyine mediane yabo yatakaje baro 36 zonyine. So hano icyo bisobanuye Mbappe nuko Arsenal iyi mediane yabo yarushijwe mu by'ingufu n'ibiri technique. Yuko meje ukajya hasi kuri ku madueli at least we expecting a Arsenal yabikoraho neza kurusha Man City. Nibi technique byari byanze ko Arsenal tumazigiye tuvuga ko mu iyo bigezaho bisaba ingufu arigiye yiyangaje neza akaba yatsinda umukino.